Muraho neza nshuti zacu, mumeze mute aho muherereye hose, ndabashuje cyane. Imana ikomeze ibagire neza. Hano uyu munsi sinzi ngo ndashobora gukora njyenyine, ariko ndagerageza kubera ko mugenzi wanjye ntahari. Muri iyi minsi muzaza mugenda mumbona ni njyenyine, ariko ntabwo ari igihe kinini, ni igihe gito kabisa gishoboka. Kandi nizere ko muzakomeza kunkunda nk'uko musanzwe mudukunda twese. Rero ndabasuhuje mwese aho muherereye. Imana ibahe umugisha kuri sapoti yanyu, mbese uburyo mukomeje kutwitaho. Imana ibahe umugisha aho muherereye hose. Uyu munsi n'ubundi topiki yacu ni uriho kuko ndiho, cyangwa se ndiho kubera ko uriho. Uko twagiye tubisobanura nawe wabisobanura mu buryo bwinshi butandukanye, kubera ko buri muntu wese ni ukuboko kwa mugenzi we, turahari ngo dushigikirane. Niko bimeze. Rero iyi ni episode I think ya kane. Uyu munsi rero nta kindi gishasha nzanye. Hari abantu benshi twagiye tubwira abantu kenshi, muzajya mutubwira muri comment hariya hepfo, nyine mutwandikire ibitekerezo, ideas zanyu, tubwire uko wenda mubyumva. Rero abantu benshi bakaza batwandikira inbox. Hari ibibazo rero bitandukanye. Hano hari ibibazo bigera ku cumi na kimwe. Abantu bagiye batwandikira bakatubwira muzatubwire gutya na gutya, ibintu nk'ibyo nibyo rero tugiye kuvuga. Rero hari ibyo batubarije hamwe nka team, hakaba n'ibindi bagiye babaza umuntu ku giti. Rero ubwo ngewe naje ndavuga ibyanje, wenda nimvuga n'ibiri kumwe nka team ni biki, hanyuma nawe igihe azazira azavuga mu bye, kubera ko nubwo wenda dukora bimwe ariko ntabwo wenda ibibazo bisa. Rero mbahaye ikaze inshuti zanjye. Ni ukuri turabakunda cyane nk'ukuntu namwe mudukunda kandi tubiha agaciro. Abantu bose banze bino bibazo ndabashuje aho muherereye hose, abari Nairobi, abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari hanze ya Afurika. Hari ibibazo byinshi bagiye batubaza, byaba ari iby'ubuzima busanzwe, byaba ari n'ibyo muri iyi kariyeri yacu. So turasubiza ibishoboka byose. Ibyo tudasubiza ni ukuri nihangane, nyine niko ariko tuzagenda tubisubiza kabisa. Muza mutubwira muri comment please, nibyo byiza. Kandi no kuri Imana ibahe umugisha ko muza mutekereza gutya, kugira ngo tubabwire nyine nuko biba bimeze inyuma y'amakamera. Rero twagiye n'ikibazo cya mbere. Kiravuga ngo ni ryari wamenye ko uzi kuririmba, ni hehe? Ni ukuri sinabyibuka kubera ko nakuriye muri Sunday school. Umuntu yisanga ari kuririmba by'abana nyine, mukava muri Sunday school mukajya mu makorari matoya, mwava mu ikorari ntoya mukajya mu y'abakuru. Ariko aho nibuka neza ni igihe nari ndi muri tronkom, guhera mu wa mbere segonderi. Nibwo wenda twigeze no kubikora mu kiganiro twakoze ubushize. Niba hari abakibonye kuri Muriri TV, barabivuze. Twatangiye kuririmba nyine niga mu wa mbere segonderi, mukuru wanjye yiga mu wa gatatu. Ubwo twatangiye kuzajya turirimba mu mabreak, turirimba tugahimba uturirimbo. Rimwe muri izo twarazisohoye. So nico gihe nibuka, mbese numvishe ko ahari wenda byakunda. Ahariho ni mu Rwanda, nicyo gihe nyine turi ku ishuri. Ikibazo cya kabiri, ese ukiri muto wakundaga uwuhe muhanzi? Nkiri muto abahanzi bari bahari icyo gihe, hariho nyine bazwi nibuka. Hariho Israel Mbonye,
Gaby Kamanzi bakabaganza. Icyo gihe nakundaga Gaby Kamanzi ku rwego naririmbaga n'indirimbo yiwe ivuga ngo mpora nibaza icyatumye unkunda ntangazwa n'imyenda n'ubu ntungirira ikiganza cyawe gihora kuri njye abamarayika bahora bankikije sirajya ndetse kumema amahoro n'ibyishimo munezero bihora biri mu mutima wanjye. Iyo ni indirimbo ya Gaby Kamanzi naramukundaga ku rwego ariko ku rwego niwo muhanzi kabisa nakundaga nkiri muto tutaratangiraga natwe. Ikibazo cya gatatu kiravuga ijwi ryanjye bado riracameze nabi. Hari umuntu wanditse muri comment ushize aranserereza ngo si iryo jwi ngo niba naritiriye. Rero nararwaye inkorora cyane bituma nsarara none ubu ntiriragaruka neza nuko byifasha. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo ese ni nk'aho ari bi yacyo ahubwo ese ubu abahanzi ukunda ni bande ubakundira iki? Waba nkunda simbazi ntiturahura wenda ngo mvuge ngo ngomba kundira iki. Yewe mbazi gusa nk'abaririmbyi. Cyambere nkunda couple ya Ben na Chance, nkakunda couple ya James and Daniela, nkakunda na Israel Mbonyi. Ubwo navuze benshi kuko abaririmbyi bose ni ukuri turabakunda cyane pe. Yewe nkunda abahanzi bose baririmba ko hari byinshi buri wese aba afite umwihariko we. Ariko wenda abo nibo mbashije kuvuga. Hanyuma nkakunda hari undi muhanzi niba aba muri Australia sindabireba neza ariko banza aba muri Australia umunyamahanga witwa Jonathan. Abo nibo bahanzi nkunda. Rero ibyo mbakundira ni uko nyine baririmba ibintu bimfasha mu muziki nyine n'amagambo akomeza. So ni nk'ibyo kuko ntabwo tuziranye mu buzima busanzwe. Kuriya nanjye mbabona kuriya nyine namwe mubabona abatarabonana nabo nkanjye. Ikibazo cya kane kiravuga ngo ese umutware wawe abifata gute iyo uri kuririmba? Nta birenze nyine biramushimisha iyo umuntu nyine ari uwawe cyangwa se mubana ntabwo uba wumva ko ibintu nyine bikaze. Wumva nyine ari ibisanzwe nta na komanteri nyinshi yabitera. Wenda naririmbye ngo baririmbye neza kabisa nyine amakuraje ariko ibindi ngo oya ni ibisanzwe nyine gusa icyo nzi cyo biramushimisha. Ibi yacyo iravuga ngo ese iyo uri kumureba uri kuririmba wiyumva gute? Simbabeshye mba numva nishimye cyane pe. Kubera ko mba nkora nyine binakunda arabikunda rwose nubwo wenda twashakanye atabizi nyine ko wenda mbikora ndirimba nyine ariko arabikunda rwose. Rero biranshimisha iyo ndi kumureba ahari ndi nko kuri stage ahari mba mbona rwose niwe mufana wanjye mukuru. Ikindi ikibazo cya gatanu kiravuga ngo uherutse none ibibazo ngo uherutse kumuririmbira ryari? Igihe afatiwe cyose n'akaririmbo yaba ari mu kazi ariko igihe nibuka nta n'icyumweru gishize yari ari mu kazi arambwira ngo arampamagara amaze nyine uko tumeze arambwira ngo hari akaririmbo kari kumufasha ngo nimubabare ngo nkamuririmbe. Aka karirimbo ni indirimbo ya alarme yitwa ngo mbega amahoro. Ndakamuririmbira nico gihe nibuka mperutse nyine kumuririmbira pana bino byo mu nzu yo kuvuga ngo uri kuririmba
hari igihe umuntu aba yicaye mu nzu ukaririmba tu uri nka bizi n'utuntu two mu nzu ukaririmba. Igihe mperutse rero kumuririmbira we ku giti cye ni uwo munsi, nta cyumweru gishize kabisa. Ikindi 6 ese ubu ese ubifatanya gute n'urugo kandi ni izihe mbogamizi wabonyemo washatse? Ibyo bari bashatse kuvuga kuririmba mbifatanya gute n'urugo. Ntago byoroshye, ariko kandi ikintu ukunda ukibonera umwanya uko byaba bimeze kose, ntago muza mubibona nibwo tubonekaga nyine bitari cyane, ariko turagerageza kubera ko ni ibintu dukunda, ni ibintu bitubamo, ni ibintu nyine ni ubuzima. Niyo mpamvu rero tugerageza nubwo haba harimo imbogamizi. Urumva ababyeyi ntabwo biba byoroshye kurera abana, kwitwata ku rugo, nyine kwitwa umumama mu rugo, ufite inshingano nyinshi, ariko kandi ukabibonera umwanya kubera ko ari ibintu ukunda. Izo ni zo mbogamizi. Kuba nyine ufite abana ntabwo ari imbogamizi, nyine kubifatanya nibyo biba nk'imbogamizi, ariko abana si imbogamizi, n'inshingano z'urugo si imbogamizi, ariko kubera kubifatanya nyine n'ako kazi kose ko kuririmba n'iki, nibyo bisa nk'ibivunanyeho, ariko kandi Imana ijya idushoboza n'ukuri tukabishobora, uko mutubona nyine izo nshuro nkeya. Ngo imbogamizi nyine ntarashaka byabaga byoroshye, kubera ko iyo utarashaka akenshi uba ukora nyuma y'akazi nta bindi ni uturimo two mu nzu turi aho, warangiza ukajya kuririmba. Ntabwo biba bikugoye nyine kubera ko nta nshingano, nta bintu byinshi biba biri inyuma yawe bigushinzwe nyine bibazwa cyane, bikureba wakora. Niyo mpamvu rero ubuhotse ubikorana kenshi. Ico ni uko. Niba ntari gusobanuraga neza mwihangana. Mu buzima busanzwe Gaju ni muntu ki? Gaju ni muntu ki? Gaju ni umuntu usanzwe, ni umuramyi, ni umumama w'abana 2, ni umugabo, umuntu uri aho bisanzwe, ukunda abantu, nkunda abantu pe, abantu kuri commentaire baze kubivuga, ni umuntu usanzwe kabisa, nta bidasanzwe. Ikindi kandi ndakijijwe, nkunda Imana, nibyo niwe Gaju mu buzima busanzwe. Ese ikibazo cya 8 kiravuga ngo ese kugaragara uri shy cyane niko biri? Noneho hari umuntu wambwiye ngo ndirata, Mana we, kandi ayivugaga ari seriye, ni ukuri. Ariko kutamenya umuntu nabyo ni ikibazo, ni ikibazo, ariko kandi ni igisubizo kuri wowe utamuzi. Niba utazi umuntu ntukamwibazeho ibintu byinshi, icyo nicyo gisubizo kuri wowe. Niba utazi umuntu ntukamwibazeho ibintu byinshi ngo ushake guhita umushyira ahantu wowe uko ubyumva cyangwa se uko umubona kandi utamuzi. Ni ukuri ni umuntu usanzwe, ntabwo ncecetse ku bantu banzi, abantu banzi bose baze gutera commentaire aho bavuge uko banzi, kuko umuntu hari ukuntu mba niyizi, n'ukundi kuntu namwe mugomba kuba munzi nyine, kubera ko wenda abo tubana ubuzima bwa buri munsi. Rero baze kuvuga muri commentaire guys, ni ukuri noneho nimuje inbox muvuge commentaire, izi video ni mwebwe tuba turi kuzikorera, kandi abakunzi bacu ni benshi, ni muri bake pe, muzajya muvuga uko mubyumva. Abanzi rero baze kuvuga ngo Gaju ameze gutya, ngewe muzi gutya. Rero ntabwo ndi shy pe, ku muntu tuziranye story ni story ndavuga rwose, ariko ku muntu ntazi, nawe bwawe ntabwo wavugisha umuntu utazi n'ibitari ngombwa, wamusuhuza tu bisanzwe, ariko kandi ntabwo wakisanzura cyane nk'umuntu muziranye. Rero ku bantu tuziranye baze kuvuga ukuntu umeze. Ariko ntabwo ndi shy cyane, n'ukuri. Ubwo nyine nuko wenda tutaba tuziranye,
cyangwa se ukambona gusa ncecetse ntari kuvuga. Ikibazo ca 9 ni ikibazo kitureba twembi na sister. Mukorana gute kandi mwubatse? Ni izihe mbogamizi zirimo? Icya mbere, sister wanjye ni inshuti yanjye kuruta nuko ari sister wanjye nyine. Cyane pe, turuzanya mu tuntu twinshi, nuko nyine tuba duturanye, tuba dutuye ahantu hamwe, biratworohera. Izo za mbogamizi nyine z'uko nyine twubatse, tuba dufite inshingano nyinshi, ntabwo byabura. Ariko kandi kubera ko twarabikunze kuba nyine turi kumwe dukorana, hari imbaraga biduha, hari ukuboko nyine kudushyigikiye iyo turi kumwe dusapotingana twembi. Biradufasha cyane, nibyo twabonye byiza kurusha uko nakora ku giti cyanjye. Rero imbogamizi ze ni ibisanzwe, ariko kandi kubera ko twuzuzanya, dukundana, inshuti yanjye cyane aba inshuti yiwe cyane. Rero niyo mpamvu dukorana byoroshye. Nubwo abantu baba bateye gutandukanye, ariko izo karakteri zacu zibasha kuzuzanya, tugakora uyu murimo neza. Niko bimeze. Ikibazo ca 10. Iyo utari kuririmba, ni ikihe kintu ukunda mu buzima busanzwe? Iyo ntari kuririmba mu buzima busanzwe, nkunda movie cyane kabisa. N'abantu tubana, abantu banzi barabizi, nkunda movie ku rwego. Nuko nyine wenda umuntu aba afite ibintu byinshi byo gukora, ariko iyo nyine ndi free, nta kindi kintu ndi gukora, akamovie kabisa ndagakunda. Ikibazo cya 11. Kugana ashoje, ariko gukora umuntu ari wenyine. Kera ukunda ashoje, ibibazo birarangiye, none ngire gute? Kantahe. Ikibazo cya nyuma kiravuga ngo uzandirimbire iriya ndirimbo uzandirimbire iriya ndirimbo ya Mubogora kandi yitwa Salamu, n'iriya yanyu yitwa Inshuti Magara. Aho gakatirimbe n'irijwi ryanjye rimeze gutya, mugihanganire, maze iminsi narasaraye kwezi. Ariko uko biragenda biza, wenda uko muri kumwumvishe wenda kuri biriya biganiro bindi, n'ubu wenda muri kumva hari agatandukaniro, sibyo? Reka turirimbe iyi ndirimbo, nanjye ndayikunda cyane pe, ndayikunda. Imana ihe umugisha Mubogora kabisa, yatubereye umugisha muri iyi ndirimbo. Salama, tutafika salama, mbinguni tutafika salama. Salama, tutafika salama, mbinguni tutafika salama. Kristo ndiye kiongozi mwema, atatuongoza tutafika. Kristo ndiye kiongozi mwema, atatuongoza tutafika. Mbinguni salama, twaenda mwenzangu, jipe moyo, twaenda mwenzangu, jipe moyo, twaenda. Bakandi gace kavuga ngo nitawaona walionitangulia, Musa, Eliya na Enoki. Nitawaona ndugu zangu wote waliomwamini Yesu Kristo. Nitashangilia na malaika
tukimba hosana haleluya. Nitawaona walionitangulia, Musa, Eliya na Enoshi. Nitawaona ndugu zangu wote waliomwamini Yesu Kristo. Twaenda wenzangu, jipe moyo, oh, twaenda. Kuri iriya yacu rero yitwa Inshuti Magara, ndaririmba igitero cya kabiri, hariya sister ajya aririmba yose ndayikunda, ariko nkunda ico gitero cya kabiri kabisa cane cane. Iravuga ngo none ishimwe ryuzuye umutima wanjye kubera impano y'agakiza mfite. None ishimwe ryuzuye umutima wanjye kubera impano y'agakiza mfite. Yasanze ndimbata icyacakaye, yasanze isayo y'ibyaha, ndimbata y'ibyaha mbabaye. Noneho sinyirata n'ikindi uretse umusaraba w'umwami. Noneho sinyirata n'ikindi uretse umusaraba w'umwami. Kuva ubwo nabaye umwana wewe, kuva ubwo nabaye umwana wewe, simfite gusubizwa inyuma n'umwanzi, simfite gusubizwa inyuma n'umwanzi. Mpagijwe n'ibiva mu nzu ya data, mpagijwe n'ibiva mu nzu ya data. God bless you so much. Mwakoze cyane kubana natwe. Imana ibaha umugisha, naho utaha rero Imana ibagirire neza, turabakunda cyane. Ciao ciao.